Bwana asifiwe. Yesu Kristo ni umwami, yaratsinze, yaranesheje. Uwo nguwo niwe tuje imbere yanyu, cyangwa se tuje hano kuri uyu mwanya ngo tumuvuge ibyo yakoze, tuvuge intwari Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Ngiye kubabwira amagambo, ndashaka tuganire namwe amagambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba. Hari amagambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba. Burya hari igihe uvuga ngo ese iyo ntwari, uwo muntu tuhora tuvuga, Yesu wavuye mu ijuru akaza kwitanga. Yesu niki muntu wamwigiraho, niki kintu worebera kuri uwo Yesu ukakigenderaho kandi kinawe kikaguteza imbere cyangwa se kikagufasha. Kuko Yesu yaravuze ngo muzokora, muze mungenderaho ibyo uko nkora ariko namwe mukora. Muzokora n'ibiruta ibyo nakoze, muzogera kuri byinshi njyewe ntagezeho. Uwo ni Yesu Kristo, niko yavuze. Ariko kugira ngo ugendere kuri uwo muntu, ugire rero modo nka Yesu Kristo, ni ukugenda ukamenya ngo ni ikihe kintu yavuze, ese yakoze iki. Ariko uyu munsi ndashaka tuganire amagambo 7 nawe agufashe uyu mwanya yavugiye ku musaraba. Uwo ni Yesu tugiye kuvuga, intwari iruta izindi ku isi no mu ijuru. Niwe wahize, niwe wageze ku bintu bikomeye kurusha abandi bantu. Niyo mpamvu ubu none twavuga ngo ni intwari Yesu. Haleluya, Bwana asifiwe. Tugiye kuganira kuri aya magambo rero 7 Yesu yavugiye ku musaraba. Gitangaza kabisa. Ndagenda nyavugaho buke nimbona umwanya, mbonye hakiri umwanya ndavugaho umwanya, ndayavuga ariko ngende basobanura bukeya, ariko simfite umwanya munini cyane. Tugenda tuyasobanura, tubaganiriza, mbabwira ukuntu bigiye bimeze, ariko ndashaka tuyavuge gusa yavuze nawe ubwawe umwuka gusobanurira. Amen. Ijambo rya mbere Yesu yavugiye ku musaraba, yaravuze ngo data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Iryo jambo riri muri Luka 23:34. Biravuga ngo data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Ese icyo kintu cyonyine tuvuge kuri, reka manze nyarangize amagambo Yesu yavugiye ku musaraba yose ari ko ari nimara ngende konjora buke. Hari ijambo Yesu yavuze, aravuga ngo data ubabarire kuko batazi icyo bakora. Iryo ni ijambo rya mbere. Irya kabiri aravuga ngo ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Iryo naryo riri muri Luka 23:43. Ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Ijambo rya gatatu, nababwiye buri jambo turamenya ikintu twarikuraho. Ese ijambo ryarivuze twarikuraho iki, inyungu twogigaho iki rino jambo. Irya gatatu yaravuze ngo umubyeyi nguyu mwana, nawe mwigishwa nguyu nyoko. Iryo jambo riri muri Yohana 19:26. Yohana 19:26. Ijambo rya kane, Eli Eli lama sabakitani, mana yanje niki kikundekesheje. Niko bisobanura. Bivuga ngo Eli Eli lama sabakitani, bivuze ngo mana yanje niki kikundekesheje. Ijambo rya gatanu yaravuze ngo mfite inyota. Yaravuze ngo mfite inyota. Iyo jambo riri muri Yohana 19:28, naryo turarivuga. Gatandatu aravuga ngo birarangiye. Iyo jambo naryo turarivuga birarangiye. 19 Yohana 20. Ijambo rya karindwi, data mu maboko yawe niho nshize ubugingo bwanje. Data mu maboko yawe data mu maboko yawe niho nshize ubugingo bwanje. Aho ni muri Luka 23:45. Rero
ndashaka dufate umwanya mutoya mbasobanurire kuri aya magambo. Data, iryo jambo rya mbere niryo tugiye kuganira. Data ubabarire kuko batazi icyo bakora. Iryo jambo data ubabarire kuko batazi icyo bakora, tworyigiraho iki k'abakristo? K'umukristo wo kwigiraho iki? Iryo jambo riri muri Luka 23:34. Ariko reka tuharebe neza. Haravuga ngo Yesu aravuga ati ubabarire kuko data ubabarire kuko batazi icyo bakora. Bagabana imyenda ye barayifindira. Abantu barahagarara bareba, abatware nabo reka tuvuge kuri iryo jambo gusa, ahandi tuharebe. Iryo jambo waryigira wiki nk'umukristo. Yewe uzi ukuri natekereje neba ukuntu Yesu ubwo yageze ku musaraba yasabiye imbabazi abamubambaga, abari bari kumukubita bamutera amacumu, ariko ikintu cyonyine yumvishe yokora arabanza aravuga ngo ubababarire kuko batazi icyo bakora. Ubababarire. Mu by'ukuri urebye murabizi ukuntu Yesu yakubiswe ku musaraba. Urebe nawe bari kukubita muri buriya buryo. Rega abantu ndagira ngo hari abantu bagiye bareba filime ya Yesu ukuntu bagiye bamukubita. Yesu baramukubise, ndetse ahubwo muri filime baza berekana ko bazavuga ngo hariya ntibamukubise. Iriya yari filime baza bashaka kwerekana, mbese bagereranya ukuntu byari bimeze. Ariko Yesu baramukubise kurenza hariya. Yesu yarababajwe kurenza hariya. Yesu yarakubiswe bikomeye cyane. Ariko ndashaka tuganire icyo kintu, ndashaka mbabwire ububabare Yesu yagize. Yamara amaze kubabazwa muri wa buryo akavuga ngo data ubabarire. Kandi abana b'abantu turaziranye. Uku yaba ari umuntu, yaba ari mwebwe cyangwa yaba ari inshewe, yaba ari abandi aba yaravuze ngo mana urebe ubabarire, ariko uku bari babigambiriye. Ariko Yesu yaravuze ngo ntibazi icyo bakora. Yesu arareba akaba ubabarire kuko batazi icyo bakora. Ntibazi uwo bari gukubita, ntibazi icyo bari gukora. Ubababarire. Iryo jambo Yesu ryarumutanga. Hari ibyo bintu byarantangaje cyane. Yesu nawe aravuga ngo ubababarire. Yumvaga izi imbabazi ku musaraba bari kumukubita, hahandi uri mu byago, ariko wa wundi waguhemukiye wewe uzi umufata gute? Aho wundi ntiwakura isomo. Wa wundi uri kukubabaza, wa wundi waguhemukiye, wowe uzi umusabira imbabazi, uzumva ko umusabira imbabazi. Rega Yesu ku musaraba niho yerekanye ibyo yirirwaga avuga. Yirirwaga abwira abantu ngo mubabarirane, musabirane imbabazi, mugire gute, umuntu nagukubita urusha uhindukira. Ibyo byose byari yirirwaga avuga imbabazi, abwira abantu kubabarira, abwira abantu kubabarira. Hariya ku musaraba rero niho yarageze aho agomba kwerekana ibyo avuga ko azabishyira mu bikorwa. Ese wowe uzushyira mu bikorwa ibyo wavuze? Izo biri kubwiriza abantu nibyo ukora, ibyo uririmba nibyo ukora, ibyo werekana abantu nibyo ugaragariza wasohotse, iyo werekana uri ku gatute nibyo ukora wasohotse. Icyo gihe nicyo Yesu, icyo naryo ni isomo, icyo naryo ni ijambo. Ni ukuvuga ngo wewe Yesu Kristo wazumvise. Yesu yerekanye icyo yageze avuga hanze. Ko turaganira ku magambo ya Pasaka. Icyo yageze avuga nudahinduka muri iyi minsi ya Pasaka uzohinduka ryari? Nudakora ibyo, nuterekana ibyo ubamo, Yesu uzabyerekana ryari? Rega Pasaka si ukuvuga ngo Yesu yapfuye gusa. Hari ugomba kumva ese mu gupfa kwa Yesu byagenze gute? Yesu yakoze iki mu gihe yari ari gupfa? Yavuze ayahe magambo? Ese ayo magambo urayakurikije? Uko niyo Pasaka twatwizihiza. Iyo uhinduye, iyo ubushize mu bikorwa ibyo uvuga, iyo ni Pasaka. Bwana asifiwe.
yashatse kabisa, ngo ni ukuri. Ariko ikindi kintu cyatangaje kubabarira umuntu waguhemukiye ni igitangaza. Murebe ukuntu ariko Yesu akababarira, ukababarira umuntu uri kugukorera ibyo bintu ni igitangaza. Rero ikindi kintu nacyo reka nsoreza aho hantu kera kuko ndabona ndekeraho niko kwiza, ndekeraho. Ariko kandi kandukanye reka soza reka nongere mbabwira kandi kantu kisomo twakuramo. Ubu iyo nuwanga igikorwa Yesu yagaragaje ku musaraba, ko turagenda twiga ikintu Yesu yakoze ku musaraba, twagikuraho iki ijambo yavuze ngo ukuga turacyari ku ijambo nako ndasoreza kuri rya jambo Yesu yavuze ngo data wabari kuko batazi icyo bakora. Tuzoguma tuvuge kuri andi magambo arindwi, iryo ni ijambo rimwe tuvuzeho uyu munsi, tuzongera turangize ya magambo yose nzoyabasobanurira mu bindi bice. Ariko iryo jambo niryo nashaka ngo turikuremo amasomo. Data wabarire kuko batazi icyo bakora. Ni ijambo kabisa. Kubabarira ugiye umuntu ababariye, kuko Yesu yavuze ngo wabarire. Kubabarira ni igikorwa cy'ubutwari, ikintu umuntu uvuze ngo arababariye, kugira unuzoza ubona urababariye, uzumenya ngo umuntu urindwa ukabona urababariye. Ni igikorwa cy'ubutwari. Abantu bafite intege nke ntibazababarira. Nubona urababariye uzumenya ngo nushaka kumenya imbaraga ufite, uzureba uburyo uzubarira abanzi bawe, ukareba uburyo uzubarira abantu abanza bakugiriye nabi, uzumenya ngo ndi intwari cyangwa se mfite imbaraga zo kuharira. Ukamenya ngo ndi intwari. Abantu b'intwari nibo zababarira, nta munyantege ke wabarira. Ntibibaho icuka into ugende kandi kantu numva twavuga cyangwa se nutangaho nyine, cyangwa se nuvuga kugira ngo twese nako tukadufashe. Yesu gihe yaza atanga isomo bamurebaga bose, abantu bose baza bamureba aho ngaho ku musaraba. Murabizi hari ari imbaga y'abantu benshi cyane. Yaza atanga isomo hariya. Yesu kintu yakoze ari ku musaraba kugira ngo ababarire. Icyo kintu cyo nyine yakoze cyaza kugira ngo atange isomo ku bantu bari kumureba ndetse n'abandi batari bahari, ari bo twebwe wewe ndi wakuyemo isomo se. Nuvuga ngo si bariya gusa, natwe byatugeze. Yesu muri buka ibintu yakoze ku musaraba, akaba ukamutera akizo nazo nzobivugaho, nuko mvuze ngo reka bivugeho. Ukamutera icumu, Yesu agatega icumu, amazi n'amaraso bikagwa mu jisho y'abamuhambaga wari ufite ikibazo cy'ijisho agakira. Izo nazo ni imbabazi yaramugiriye neza. Nuvuga ngo kugirirwa neza ibintu byose biri kuri Yesu. Nubwo yababazwaga ariko yari ari kubagirira neza, yari ari kubabarira. Niyo uri mu byago umuntu uwo mugirira neza, ese umuntu uri ufitanye nawe ikishimo cyangwa ikibazo, uwo mugirira neza. Ubonye promotion, ubonye ikintu cyo umuntu wo guheza akazi, uwo muheza akazi aho mugiye mutongana, bakamagwamagana ngo nshaka umuntu ushaka akazi n'indi. Hari umuntu ushaka guha akazi ufite ibyangombwa ibi wenesha ibi n'ibi, ukahita wibuka ko ari uwo mwanzi uwo muhaye mutongana cyangwa mufitanye ikibazo. Ese wowe tumubwira cyangwa wowe uvuga ngo uyu nguyu tunameranye nabi reka ashaka undi? Yesu yari afite amahirwe y'ibintu bimuvamo kugira ngo bigirire neza abantu, ariko agirira neza abari kumubamba, abari kumutera icumu. Uwo ariteye icumu ako kanya direct byari se rimugirira neza. Yesu yese amugirira neza mu buryo yari ari kubabazwa, ariko yahise akiza uwo ari kumugirira neza. Icyo naryo ni isomo twakuramo. Reka turekeraho dutwara umwanya,
ariko tuzokomerezaho kuri iyo jambo. Imana ibagire neza, Pasaka ikomeze kubagira mu mutima wanyu uhinduke, mwumve ko mutanga imbabazi, ubabarira abantu bakumereye nabi cyangwa se wumva ko mudahuje, utazuhuza nabo, ubababarire. Kudahuzaho ubwereka yaravuze ngo ni ibintu ni ibisanzwe, n'ubundi ntizinahuza nawe, amaraso yanje nawe ntiyohura n'ubundi nyine, ariko ubabarire. Umuntu ubonye mudahuje inzira uzi umubabarira, ubwiye agacaha nawe agacaha. Abantu bose ntimwoba abavandimwe, ntimwobana, bazavuga ngo ndazi abana zidakomanya amahembe, ariko imbabazi ni kubera ko Yesu yavuze ngo ubabarire, kuko yari azi ko hazobaho inzira z'imoso n'iburyo, ariko habaho kubabarira. Imana ibagirire neza, amen.